Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro neza bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'imbabazi ibahe umugisha. Shimye Imana mu gitondo cy'uyu munsi ituremeye umunsi mwiza, ikaba ibuduhaye ngo tuwunezererwemo. Izina ryayo rikomeze kubahwa no gushimwa. Mumfashe tuyishime twebwe abo ikibeshejeho, kuko idufiteho umugambi w'ibyo ishaka kudukoresha, maze tuyisabe kugira ngo tubibemo neza. Minsi iduhaye ntituyipfushe ubusa. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Dukomeje kuganira muri kino cyumweru ku rukundo rw'Imana, ariko noneho turi kuvuga urukundo rw'Imana ngo turushyire nyine mu bikorwa, kuko n'ubundi twabivuze mu cyumweru cyashize. Narinje kukwinginga nguhendahenda ngo urukundo rwawe rwe kugira uburyarya. Reka dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice byaho ni 3, tusome n'umurongo wa 18. Anditswe ngo bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Haleluya. Reka twongereho amagambo yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 12, duhere ku murongo wa 9 tugeze ku wa 10. Handitswe ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data, mukundane rwose. Kuby'icyubahiro umuntu wese ashyire mugenzi we imbere. Imana ibaha umugisha. Ndavuze mu kanya ngo ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo urukundo rwanyu cyangwa urukundo rwacu rwe kugira uburyarya. Niba hariho ikintu kibi, ni ukubwira umuntu ko umukunda kandi bitakurimo. Aho twabanje gusoma haravuga ngo twe gukundana mu magambo gusa ku rurimi, ahubwo dukundane mu by'ukuri. Ndabyibuka ko mu kiganiro nakoze ubushize mu cyumweru gishize, uyu murongo nanone nawuvuzeho. Twe gukundana mu magambo gusa, ku rurimi gusa, ahubwo tubishyire mu bikorwa. Aho niho navuze ngo iyo ukunda umuntu uramuha, iyo ukunda umuntu ukamubabarira, iyo ukunda umuntu ukamwitangira, ibyo ni ibigaragaza ko iyo ukunda umuntu bishyira mu bikorwa. Dusomye ahatubwiye ngo twange ibibi urunuka, duhorane n'ibyiza. Niba hariho ikintu kibi mu buzima, ni ugukunda umuntu umubeshya. Gukunda ku rurimi gusa biragatsindwa. Murabizi yuko urukundo ntabwo ari ikintu gifatika wakoraho ngo ukerekane. Ntabwo biri palpable. Ubwo rero kubwira umuntu gutya mu magambo gusa ntabwo bikunda, ntibyagaragara. Ariko iyo ubisize mu bikorwa, ibyo dukora bikagaragaza rwa rukundo, kuko urukundo rw'utarukoraho ngo urupime.
ariko iyo ukunze umuntu ukamuha igihe, ariko iyo ukunze umuntu ukamusura, ariko iyo ukunze umuntu ukamusengera, ariko iyo ukunze umuntu ukamuvugisha, mukagirana ibihe byiza, abona ko ari iby'ukuri, abona ko bitari mu magambo. Mwanga ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Kubwo gukunda bene data rwose mukundane. Ku by'icyubahiro buri wese ashyire mugenzi w'imbere. Yesu we yaratubwiye ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, kwe kubyirundaho byose. Nturye icyumweru cyose kandi hari mwene data umaze icyumweru atarya. Ntugire imyenda 15 yo gusimburanya kandi hari mwene data uzi muturanye n'umwe afite atajya abona isabune yo kuwumesa. Imana idufashe urukundo rwacu rwe kugira uburyarya. Twanga ibibi urunuka, duhorane n'ibyiza. Twanga urukundo rwo mu magambo gusa. Imana idufashe kandi dushyigikire. Twanga ibibi byo gukundana mu magambo gusa, byo gukundana mu binyoma tubeshya beshyana. Imana idufashe. Uzi kubona abitwa bene data bahoberana, ukabona barahoberanye. Paulo yajyaga abwira abantu mu nzandiko yanditse, akababwira ngo muhoberanishe cyangwa musuhuzanyishe guhoberana kwera. Mu gifaransa aravuga ngo un se baiser. Ukabona abantu barahoberanye barangije amateraniro, nubwo umaze kumuhobera yamara kugutera ibitugu agiye ukamuvuga ibitandukanye na bya bindi, biragatsindwa. Urukundo rwacu rwe kugera uburyarya. Ndi kuri aya magambo nibutse Yuda wagambaniye Yesu aza kumutanga, azanye n'abaza kumufata. Yari yabahaye ikimenyetso kivuga ngo uwonza gusoma ni uwo nguwo. Gusoma umuntu ukamuhobera ukamusoma, ubundi ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu mukunda. Ariko we byarimwe uburyarya, cyari ikimenyetso yabahaye gusa, nta rukundo yari afite. Beze ya Yuda cyangwa gusomana kwa Yuda nta rukundo rwari rurimo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe duhoberanishe. Guhoberana kwera, un se baiser. Mumbabarire kuko nasizemo icyo gifaransa. Ugasanga abantu barahoberanya, umuntu yahindukira yareba hirya uriya, ugatangira kumuvuga ibitandukanye no kwa kumuhobera, ibitandukanye na ya Yesu ashimwe umaze kumuha. Imana itubabarire, Imana idutabare. Urukundo rwacu rwe kugira uburyarya. Twanga ibibi urunuka, duhorane n'ibyiza, dukundane mu bikorwa atari mu magambo gusa. Kandi ibyo dukora Imana izabitugororera, kuko nta gikorwa cyacu na kimwe imbere y'Imana kijya gipfa ubusa. Imana nibaho umugisha bakundwa bene data. Niba tubwira bene data ko tubakunda, tubyerekane mu bikorwa. Tubasura, tubasengera, tubafasha, tugirana na bibihe byiza. Uwukunda uramuha. Rukundo ruratanga bakundwa bene data. Urukundo rurababarira. Urukundo ruritanga. Yesu abaho umugisha. Twe gukundana mu magambo gusa, oya, dukundane mu bikorwa, tubyereke bene data. Tubahe igihe, dusengane nabo, tubafashe mu byo dushobora. Ntabwo wafasha umuntu muri byose, nta nubwo Imana ikubwira ngo ukore byose, nawe ntiwabibasha, hari ibyo udafite. Ariko hari ijambo rivuga ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Yego, umufashe mu byo ubasha, umufashe mu by'imbaraga ufite. Imana nibaho umugisha, Imana nibashyigikire. Urukundo rwacu rwe kugira uburyarya. Twange gukundana urumamo, twange gukundana mu binyoma, twange za Yesu ashimwe ziherekejwe n'ibintu biri negatifu. Dukundane by'ukuri, dushyire bene data imbere ku by'icyubahiro, ku by'umwete kandi ntitubibyangwe.
duhirimbanire mu mitima gukundana, gukunda bene data, duhirimbanire mu mitima gukora ibyo ngibyo Imana idusaba. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugirire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Tubakunde urutari urumamo, tubakunde urutari urwo ku munwa gusa, tubakunde n'abandi, tubakunde, tubasure, tuzaba tubereye imbuto, tubasengere, tuzaba tuberera imbuto, tuzaba dukora igikorwa cyiza imbere y'Imana. Dukundane, dukunde bose, tubagirire neza, tubasengera, tubaha igihe, kuko urukundo rwacu ntabwo rukwiriye kugira umupaka cyangwa limite. Tubakunde bose, atari ku munwa, atari ku rurimi, atari mu binyoma, atari mu buryarya. Tubakunde bose, tubagirire neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Urukundo rwacu nturigire uburyarya, twanga ibibi, twanga ibinyoma mu rukundo, duhorane n'ibyiza, kubw'icyubahiro dushyire bene data imbere. Imana ibaha umugisha bakundwa bene data, mugerageza kandi mukomeza kwinginga Imana ngo ibashoboze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Urwo dukunda Imana rwe kubamwo uburyarya, tuyikundisha umutima wacu wose. Urwo dukunda bene data rwe kugira uburyarya, tubakunde nk'uko twikunda. Tuzabigaragarisha iki? Kubaha igihe cyacu, kubasengera, kubana nabo, n'ibindi byose Imana izadushoboza tubikore. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.